Vestine na Dorcas bateguje abakunzi babo indirimbo nshya. Nyuma y'amezi make iri tsinda ry'abakobwa ritandukanye n'inzu yabareberaga umuziki MIE Music bagaragaje ndetse banashyira hanze ko bagiye gusohora indirimbo yitwa Itabaza. Nyuma y'indirimbo zitandukanye bakoze zigakundwa n'abatari bake ziganjemo izurimi rw'igiswahili ndetse zakunzwe n'imbaga nyamwinshi by'umwihariko higanjemo abanyakenya, abanyatanzania, abagande ndetse n'abanyarwanda. Iri ni itsinda ry'abahanzi rimaze imyaka hafi irenga 6 gukora umuziki w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Vestine na Dorcas n'abahanzi bakunzwe n'abatari bake cyane ko ari n'abakobwa bavindimwe kandi bakiri bato cyane kubera yuko bafite imyaka mito cyane. N'abahanzi kandi bamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye zirimo Nahawe Ijambo, Yebo ndetse n'izindi ndirimbo zitandukanye nk'Umutaka zakunzwe n'imbaga nyamwinshi zifite viewers y'amamiliyoni kuri YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga bagaragaza ko ari abahanzi b'indakemwa kandi b'indashyikirwa bari gutanga icyizere cy'ejo hazaza cy'umuziki nyarwanda by'umwihariko mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Vestine na Dorcas n'abahanzi banini cyane nubwo imyaka yabo ikiri mitoya ariko baratanga n'icyizere yuko uyu munsi wa none umuhanzi ashobora kuba afite inzu imureberera inyungu ejo n'ejo bundi akaba ari kwikorana kandi umuziki we ugakomeza. Tuzi abahanzi benshi bagiye bari kurwa bakagwa, ubwo ndavuga n'ubundi abaga afite inzu zibamanaginga cyangwa se zibareberera inyungu zamara kubarekura bagahita baburirwa irengero. Bamwe mu bahanzi bagenda batandukana na management zabo ariko bose bagwa. Hari abakomeza kubera urukundo bafitiye umuziki hanyuma bakakomeza bagahatana kugera bageze ku nsinzi. Ni Vestine na Dorcas uyu munsi wa none baherereye mu gihugu cya Canada aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho n'ubundi bagomeje kwigaragaza cyane ko uyu nguyu Vestine yubatse n'urugo ari 2024 ubwo yakoraga ubwo bw'agatangaza bakitabirwa n'abantu batandukanye kubera yuko yashakanye n'ya Burkina Faso. Uyu nguyu akaba ari umukire cyane. Mu makuru tumufiteho nuko hari ibihembo bitandukanye yagiye yegukana ku rwego rw'umugabane wa Afurika wamusanze mu minsi yashize, ari nabwo n'ubundi bashyiraga hanze itangazo ry'uko batandukanye na MIE Music yabarebereraga inyungu. Nshuti bakunzi mudasaba kubana natwe mugomeze mudukurikirane hano wisanze n'imbiri mushyashya yitwa Taifa Rwanda. Nitwa Elise Taifa ndabashimiye cyane. Imana ibarinde. Ciao ciao.